Umusore yajyanye umukunzi we iwabo kumwerekana. Igihe bari ku meza bafata amafunguro, se w'umuhungu yongorera umwana we ati niko sha, uyu mukobwa ureba imirari akaba atagira amenyo wamukundiye iki? Umusore abwira se ati papa, ati nushaka kuvuga cyane nta nubwo yumva. Umugore w'umuhinzi umunsi umwe yarabyutse afata isuka, imbuto n'abana be babiri, umuto w'uruhinja na mukuru we wari ugiye kumufasha kurera agahinja mu gihe ari bube ari ku buhinge, nuko n'isuka ku rutugu baramanuka, dore ko umurima bahingagamo wari mu gishanga hafi y'umugezi. Bagezeyo asasa umusambi, afungura n'umutaka, arabicaza, abwira umukuru ati maze rero kibondo underere umwana neza kandi uramenye ntarire, kuko narira ndaguhonda. Ubundi umugore si uguhinga, ubuhinge bugira bugari, arabutakagura reka sinakubwira. Ubuhinge bugeze kure yumva agasako k'uruhinja rwe ruboroga, bimurembeje aramanuka, asanga wa murezi we yiciriye umwana n'igitoki arimo arawusimbiza, mbese yabyiniriye byacitse. Nyina ararakara cyane n'umujinya mwinshi, ahita awumushikuza maze awujugunya muri wa mugezi, amazi awutembana umwana bireba biramubabaza cyane. Nyina niko kumubaza ati umwana wanjye yahogoye nawe ngo urakinisha ibyo bikanana byawe ubyita abana? Nuko aricara aho umwana wariraga ibere, arangije asubira mu murima, asiga amwihanangirije ati nongere numve murumuna wawe arira ngo urimo gukinisha ibyo bikanana urambona. Asubiye mu murima, wa mwana ati ukuntu nanjye yanjugunyiye umwana wanjye mu mazi, reka nanjye mwishyure. Kandi rega ubwo uragira ngo umwana yarakinaga? Reka da, ibyo yagambiriye yabigezeho, kuko yahise afata murumuna we no mu mazi ngo dumburi, arasoma ubundi bye birangiriraho. Kera kabaye reka nyina azahinguke asanga umwana mukuru yihumuye. Umubyeyi ahana umukobwa we, muti byagenze bite? Umukobwa wari ukuze ariko atarakunze gukundana n'abasore, yakundanye bwa mbere n'umusore biramucanga, yegera nyina ngo amugire inama uko azabyitwaramo. Nyina ati ni byiza mwana wanjye, wenda wampa umukwe mwembi mukampa umwuzukuru. Dore rero uramenye nimuba muri kumwe uzabona atangiye kugukoraho, agusome wumve ni byiza, agukore ku mabere wumve birakurenze, aho nawe ntuzabe umwana utazamwangira agahita yigendera. Uramenya ariko natangira kugukuriramo imyenda uzamwangire, kuko yahita akujya hejuru ugasanga ugayishije umuryango wacu. Nuko hashize iminsi wa mukobwa yegera nyina we ngo amubarire uko byagenze. Aratangira ati mawe rwose abakuru muba muri bakuru, ibyo wambwiye niko byagenze neza neza, ariko nanjye sinabaye umwana nazirikanye ibyo wambwiye. Tega amatwi wumve, urabyumvira ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Koko yaratangiye mbona atangiye kunkorakora, nkumva ngize isoni ariko nkumva ni byiza. Ankora ku mabere numva birarenze, aransomagura numva sinzi uko mbaye. Nkuko wari wabimbwiye rero, yagiye kunkuramo imyenda nibuka ibyo wambwiye, mpita nyikuriramo bwangu ngo hato atanjijisha akayikuramo. Ako kanya mbona atangiye gushaka kunjya hejuru, nibuka ibyo wambwiye, ndamushuka mbari nge umujya hejuru, aho kugira ngo ngayishe umuryango wacu, ndamureka agayisha umuryango we. Umve kino cyohe na